Yes, mbasuhuze cyane mbifuriza amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza udahwema gukurikirana ibikorwa bya Fly TV Rwanda umunsi ku wundi mbifuriza gukomera ndetse no gukomeza kugubwa neza. Yes, ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere nibwo Pasiteri Ezira Mpyisi yitabye Imana. Umupasiteri twubaha mubyeyi, umwe mu babyeyi nyine beza twari dufite mu Rwanda, akaba nyine yitabye Imana ku myaka ye 102 ari mu butumwa bwo guhimbaza Imana. Yes, uyu pasiteri wenda icyo namuvugaho nuko mu minsi ishize tukiri mu mwaka wa 2023 ntabwo ari kera cyane nibwo hatangajwe inkuru y'ibihuha yuko uyu mubyeyi yitabye Imana, ahita aza gukora igitaraganya hakana yuko akiri muzima kandi akomeye, agikomeje nyine kwamaza ubutumwa bwiza bw'Imana mu bantu. Uyu munsi rero mu gicamunsi cy'ijoro nibwo yaje kwitaba Imana. Ubwo rero nk'umuryango mugari wa Fly TV Rwanda n'abandi benshi cyane ufate mu mugongo umuryango wasigaye kandi twemeze kwifuriza kwihangana ndetse no gukomeza kuruhuka mu mahoro kuri uyu mubiri wa Ezira Mpyisi. Twizere ko mu gitondo cy'umuzuko imva ye izaba rwose nawe irangaye kandi ko azatabarwa. Yes, andi makuru byinshi bitandukanye, amateka, documentaire y'ubuzima bwa Pasiteri Ezira Mpyisi turayikora Fly TV Rwanda. Ndabakunda.